ngo hari ibintu Ntinya ubu ntinya ibintu bibiri ntago ntinyira modoka ngo yagereza Ntinya Lamine Yamal wahindukiye afite umupira ku kirenge cy'ibumoso ngatinya na Mutesi Joro ufite ishakoshi mu kuboko kw'ibumoso avuye mu modoka iyo ureba inyuma nibyo bintu bibiri bitinyitse muri iki gihugu Lamine Yamal wahindukiye baro iri mu moso na Jori wambaye neza afite ishakoshi mu kuboko kw'ibumoso umureba ariko umurebera inyuma ureba inyuma nibyo bintu bitinyitse ateye ubwoba uyu mwana w'umuhungu ku myaka ya 18 n'iminsi 100 yari yamanuye sheri we yatsinze igitego mu Habizu aramwe yatimeze neza i Real Madrid integereze abaye umukinnyi wa mbere muto ukinnye match nyinshi za Champions League unbelievable match 25 ku myaka 18 reka Lopez umusore ukiri muto cyane watsinzemo hat-trick ibi byaherukaga 2012 ubwo batsindirwaga na Telo ariko kandi indi nkuru nyamukuru Axel ni Rashford uwi Manchester yahindutse zahabu ageze i Catalunya yangira ngo Rashford ni umwe mu bantu bariho basingizwa cyane muri ekipe ya FC Barcelona imikino 3 muri Champions League ari kumwe na ekipe ya FC Barcelona ibitego 4 n'umupira umwe umaze kuvamo ibitego ari kubikora neza cyane ari kwitwa neza cyane muri Champions League kurusha muri Champions kuko muri Champions muri match 9 amaze gutsinda igitego kimwe ahubwo atanga imipira myinshi ivamo ibitego ngira ngo rero Rashford kuva yagira muri ekipe ya Barca bisa nkaho yasanzemo ikibazo cyato na hato cy'abakinyi bagiye bavunika n'ubundi bari basanzwemo ba Rafinha ba Yamal baravunika abo ba Fermin Lopez twavugaga ariko we mu by'ukuri ngira ngo ni n'amahirwe yagize Imana ntago yisanze mu bibazo byo kuvunika ahubwo asa nkaho ahozaho yaje kubyitwaramo neza cyane rero atsinda ibitego 2 muri 6 batsindaga ekipe ya Olympiacos ni Barca ku munsi w'ejo turiho tuyiganiraho twavugaga yuko ifite ikibazo infirmary yayo yuzuye cyangwa se irimo abakinnyi benshi bavunitse ba Lewandowski abakinnyi benshi cyane badahari b'abakongwe ba Rafinha basa nkaho bariho bagaruka ariko nanone umutoza avuga ati ntago nabariska kuko mfite classico ku cyumweru ibi ku munsi w'ejo twaravugaga duti ko cagomba gupanga ikipe ariko nanone intekerezo ze ibitekerezo bye byinshi biri kuri classico azajya gusura muri Real Madrid ku cyumweru ni match ikomeye cyane tuzagenda tuganiraho gatanu tuzayiganira ubwo rero urumva yagerageza ko byitwaramo neza atsinda ibitego byinshi abafaransa bita ngo ni score fleuve numva ngo ibitego byinshi cyane ahane ibitego cyane pera watemba so rigoga akantu tubiri kuko ndashaka ko tujya muri Reyo Barca yakoresheje abakinnyi 7 babanjemo barerewe muri La Masia barimo Fermin Lopez barimo Fernandes barimo Lamine Yamal hakabamo Casado hakabamo Kubarsi hakabamo Eric Garcia ndetse na Barde ni ikintu cyiza cyane kikwereka ko produit zarerewe muri La Masia ziri kubaha umusaruro hanyuma uyu mwana witwa Lamine Yamal nje bundi hari abantu bajya bavuga ngo uyu muntu ngo abonye ibintu bikomeye ngo nka kuri yanga ifunzwe ngo hari ibintu Ntinya ubu ntinya ibintu bibiri ntago ntinyira modoka ngo yagereza Ntinya Lamine Yamal wahindukiye afite umupira ku kirenge cy'ibumoso ngatinya na Mutesi Joro ufite ishakoshi mu kuboko kw'ibumoso avuye mu modoka iyo ureba inyuma nibyo bintu bibiri bitinyitse muri iki gihugu Lamine Yamal wahindukiye baro iri mu moso na Jori wambaye neza afite ishakoshi mu kuboko kw'ibumoso umureba ariko umurebera inyuma ureba inyuma nibyo bintu bitinyitse ateye ubwoba uyu mwana w'umuhungu ku myaka ya 18 n'iminsi 100 yari yamanuye sheri we yatsinze igitego mu Habizu aramwe yatimeze neza i Real Madrid integereze abaye umukinnyi wa mbere muto ukinnye match nyinshi za Champions League unbelievable match 25 ku myaka 18 reka